bazabashe kugira icyo bagira. Amena. Imana ibahe umugisha. Ubwo rero bahaguruka nibo baduteranyirije hano bwa mbere, muhaguruke musuhuze abantu, muhindukire murebe hariya, muhindukire murebe. Aba nibo bashyitsi bakuru dufite. Turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ikigo ngororamuco, reka muhasabe ahaguruke, niwe mushyitsi mukuru dufite hano. Yego, Imana imuhe umugisha. Turi kumwe n'umukuru w'umudugudu w'aho Ayera Ministries ikorera, reka nawe ahaguruke basuhuze. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe na Pastor Fanny. Turi kumwe na Mama Jenny avuye muri Women Foundation Ministries, yabagira gutya akabasuhuza. Amen. Turi kumwe na Pastor hano Dr. Leokadi. Amen. Dukorana umurimo w'Imana n'abandi bakobwa, Imana iduhana umugisha. Reka rero aka kanya ducunguze uburyo umwete, abandi bashyitsi bari buze turagenda tubereka uko baje kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina cyaduteranirije hano. Imana ibahe umugisha. akaduha ikaze nawe, akaduha ikaze aha hantu turi mu bwatsi bwa Kacyiru. Gahunda zose turazikora, ariko tuba turi kumwe n'ubuyobozi, nabwo ntitwabusubije inyuma. Turi kumwe n'ubuyobozi bw'itorero, turanezerewe, turi kumwe n'abapasiteri, turi kumwe n'inzego za leta. Murumva ko dushyigikiwe. Ubu dufite ijambo. Karibu umuyobozi w'umudugudu utwakira. Murakoze umusangiza w'amagambo, agize neza. Nkuko babibabwiye icyatuje murakizi, ariko cyane cyane ndagira ngo mwongere bose muhamashyi, nawe mwihamashyi mwe n'abashyitsi bakuru bacu dufite aha ngaha imbere. Urabona ko abakobwa bacu bashoje nk'uko babwiye iki cyiciro cya kabiri, ariko mbere nagira ngo mbabwire ko twagomba kuba turi hamwe nk'uko babibabwiye. Hari urwego rw'akagari, igikorwa kiberamo kibaza umudugudu n'Ibirunga. Umuyobozi w'akagari ntiyashoboye kuza n'umurenge, kuko muzi ko byahuranye n'umunsi wo kuwa kane muzi ko buri teka bari gahunda yo gusezeranya. Ubu no kuba ku murenge hari abageni, ariko mu kanya rwo batubwira ko byanze bikunze haza kuza umuntu uhagarariye umurenge. Ubu turacyategereje, ariko nk'uko bisanzwe nk'uko babibabwiye, iki gikorwa kibera mu mudugudu, kandi ubwo umukuru w'umudugudu ahari n'inzego zitaraza bano kuvuga ko nazo zirahari, usibye gahunda zabayeho. Ariko turumva haza kuza kugira umuntu uva ku murenge n'ibikunda ko basoza mbere. Ubwo rero cyaduhurije aha twese, ariko cyane cyane tugomba kujya tujyana n'umuco wo gushima. Twashima n'itorero rya AIBR, mukabaha amashyi, baba baduhaye umwanya nk'uyu, nabo gushimirwa cyane. Nk'uko rero twabibabwiye, uyu mwanya tugiye kwinjiramo ni umwanya mwiza,
no kwakira abakobwa bacu berekana ibyo bagezeho mu kanya arabitwereka none ko byaba n'umugisha nkuko nibabwiraga uhagarikiwe nguramuca arahari kandi biri mu nshingano ze. Ni byiza rwose ko ibintu bigenda neza kandi nizera ntashidikanya ko bigende neza. Izindi gahunda uko genda zikurikiranwa turazibabwira n'abari ababwira batahagera ariko twe turahari kandi ibyiciro byose birahagarariwe. Dukomeze tugire ibihe byiza kandi dufatanye muri iki gikorwa kize kurushaho kugenda neza. Murakoze. aya mashyi ntabwo akwiye umuyobozi ahagarariye inzego eshatu, ari ku mudugudu, ari ku kagari, ari ku murenge. Murumva adakwiye amashyi ya double se ya triple, tukatumuha amashyi. Turamushimiye cyane, turanezerewe kubw'uyu munsi kuba turi kumwe n'ubuyobozi bakoze kudutekerezaho. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi wacu rero ni umunezero, ndabona abantu rwose badaseka nk'uko bikwiye. Ndagira ngo tukubiteho agakorasi keza. Nimba munezerewe, mwaranezerewe, mwize mubikunze, mubishaka, murabitwereka. Mugiye kubitwereka iminota mike n'agakorasi keza gashyushye. Nimba ari ndudufasha mama Nadia ndumva aza kukadufashamo agakorasi turi hano tugahimbaza Imana twese, hanyuma tukabona kwakira umuyobozi wa AERA ngo aduhe amavu n'amavuko y'iki gitekerezo, uko yakigize, iyerekwa yagize, se turishyigikire tuzi ngo si ryerekwa ryaturutse hehe. Tuvuga imirimo yawe Amina, tuzahora tugushima. Tuvuga imirimo yawe Amina, tuzahora tugushima. Amena. Amashyi menshi ku Mana. Imana yacu tuzahora tuyishima. Imana yacu niyo gushimwa, Imana yacu niyo kuratwa. Karibu abayobozi bacu bandi baraje, kabaze tubavugeho. Amen. Fane bakwizira ntacyo. Abayobozi bandi twari dutegereje baraje. Imana ibahe umugisha. Reka tubabwire nabo bahaguruke babasuhuze banatwibwire. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Akoze umuyobozi wa gahunda cyangwa se umuyobozi w'iyi gahunda yose yabereye aha yarakoze kudutumira, ariko tubanje kwisegura. Twakererewe ariko ntago ari ku bushake, twari dufite ubushake bwinshi n'imirimo myinshi. Rero nitwa umwana wabo Letitia, nkaba nkora mu murenge wa Kacyiru, nkaba nshinzwe iterambere ry'umuryango no kurengera umwana. Murakoze. Murakoze. Haleluya. Dushima Imana ko tugeze hano. Nkuko yarabibabwiye mugenzi wanjye, twatinze turiho twisegura ko twabanje mu zindi nshingano. Twari tubizi ko mwatangiye saa 4 ariko turavuga dusaga mwasoje, ko nyine turihombera. Tugize amahirwe yo gusanga rero mukiri muri uno mwanya. Nitwa Josiane Umurerwa, nshinzwe serivisi z'imibereho myiza. Nakongeye Imana amashyi menshi cyane. Ubwo murumva rero yuko dushyigikiwe. Haleluya. Ndumva twakongera tugaceza kubabona mwinjiye. Ndumva giyeho rwose nanjye n'abaturaka karimbo musanze tumaze guhimbaza. Tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, tuzahora tugushima. Amena. Turakabatuye affaire sociale wacu Letitia, mukanya turabaha namwe ijambo. Imana ibahe umugisha.
niwe dukunze kugirana ibihe byiza tuganira ku byaba bakobwa bacu. Haleluya. Urumva iyo bagize Imana bakabona hari uwundi muntu ubateye ingabo mu bitugu, uyu murimo ntabwo uba woroshye. Niyo mpamvu tubabwira ngo nitiba tubabwiye ibintu mujye mubishyira mu bikorwa. Haleluya. Murabyumva neza bare bakobwa banjye ba kamarade? Mwabyumvise neza bamushi? Uyu ni wishinzwe imibereho myiza. Murumva rero iyo dufatakanyije tukabazana mu nzira nziza, nawe aroroherwa, ntabwo agira agahinda iyo abonye hari abana baje bamutereye ku murenge. Ese buriya ko baza abana bakabata ku murenge baba bazi ko ari barere gute? Tujya dufatikanya rero, hari abo bagenda bagata ku mirenge akampamagara. Turashima Imana yuko mama Rititsi wa wundi ari hano twagoroye, hari uwataye umwana ariko ubu ari mu nzira turi kumugorora. Imana umugisha. Haguruka ugira gutya. Amen. Madamu Remy. Ubwo rero twagira ngo tubabwire ayera icyo ari cyo, kugira ngo mu kanya tumuhe akanya nawe avuge, ndetse n'ushinzwe ikigo ngororamuco nawe agire impanuro atanga. Twebwe nyine nk'umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima dufasha leta yacu y'ubumwe kugira ngo dufashe abantu kubashyira ku murongo, ariko tunyujije mu ijambo ry'Imana. Nicyo dukora, tugize mu ijambo ry'Imana, tuvuga ubutumwa, dukora ibiterane, tubahamagara, tubahugura. Bamwe rero mu bo tujya duhugura bicaye hariya, ngo bariya shefu wabo ni Mushi. Haguruka usuhuza abantu. Amen. Uriya ni umumama uvana abandi bagore mbese bagenda batwara abagabo. Mwitwe n'indatwa se? Indangamirwa. Ntabwo tukibita ariya zina, ahubwo bitwa indangamirwa. Ubu buzi ibyanditswe byera, basigaye basenga Imana, aho kugira ngo batware abagabo bandi nka wa mugore wahengeraga saa sita agatwara abagabo b'abandi. Ubu bo bari kwiga ibyanditswe byera, barangiza bakarera abana babo neza. Mubahe amashyi menshi cyane. Nabo bagarutse gukurikira. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe rero n'itsinda ry'abana b'abakobwa hano, nabo babyariye iwabo. Bamwe bava mu mashuri babura icyo barera abana, icyo bareza abana, niyo mpamvu bari hano. Barangije uyu mwuga wo kwiga kudoda. Ayera Ministry rero abo turi bonyine ni umuryango wa Gikristo ukora ivugabutumwa ndetse n'ibikorwa bigamije imibereho myiza y'abaturage hifashishijwe ijambo ry'Imana nk'uko mbibabwiye. Intego yacu y'uyu muryango ugamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'umugore, gushyigikira amatorero mu ivugabutumwa, gushyigikira ubumwe n'ubwiyunge, no kuzahura imitima y'abataye umuco binyuze mu kurinda, gusana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngeso mbi, hibandwa ku guteza imbere uburere bwo mu muryango dukoresheje ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntego yacu. Hanyuma intumbero yacu ni ukuba umuryango ufata iya mbere mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, gushyigikira amatorero mu ivugabutumwa, ubumwe, ubwiyunge n'isanamitima, dukoresheje toujours ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo intumbero yacu dukora. Ibikorwa bindi dukora, dukangurira abaturage iterambere n'imibereho myiza, uburezi, ubuhinzi, ubworozi, gufasha abatishoboye, imfubyi, abapfakazi n'abana bo mu muhanda. Tugira n'irindi shami ry'abana b'abahungu bavuye mu biyobyabwenge, ubu ngubu bakaba nabo ari abasore beza babereye igihugu. Ibyo nabyo turabikora. Hanyuma duharanira iterambere ry'umugore, kwihangira imirimo no kurwanya icyorezo cya sida n'ibindi byorezo. Ibyo nibyo tugenda dukora, ndetse tugashyigikira amatorero mu ivugabutumwa hakoresheje ibiterane. Tujya dukora ibiterane, tukajya nko mu ntara runaka, tugahamagara abagize rike yaho, cyangwa kera babyitaga amaforomuzi, bagahamagara
abakozi b'Imana, tugakora amasemina, tugahugurana, twarangiza tugakora ibiterana aho ngaho. Hanyuma rero hari igihe twifashisha amaradiyo ndetse na televiziyo, dushyiraho na sinema. Unyuze kuri channel yacu ya Ayera Ministry uzasangaho na sinema y'umwana w'ikirara, uburyo ki yagarutse mu rugo, ndetse n'amahugurwa mu ngeri zose n'inyigisho za Bibiliya nabyo turabiteganya. Ububasha nitubona ububasha, hanyuma tugaharanira ubwiyunge no kurengera ibidukikije. Imana iduhane umugisha. Ibindi byari impamvu yatumye dukora iki gikorwa, ariko turaza kubigarukaho nyuma. Ibyo twagira ngo tubabwire bya Ayera ikoraho muri makeya n'ibyo ngibyo. Hanyuma rero ibindi by'amaproje bikagenda byinjiramo bitewe n'ikigambiriwe kugerwaho. Imana iduhana umugisha. Mwaha Imana amashyi menshi cyane. Murumva uyu muryango atari mwiza, tuwusengera. Imana iduhana umugisha. Mama Divine, Imana iguhe umugisha. Karibu umukozi w'Imana, nawe mukanya turaje twakire. Reka duhamagare umusangiza w'amagambo atwakirire, aduhinde gahunda ikurikiyeho. Arakoze umuyobozi wa Ayera Ministries kutwakirira abashyitsi no kutubwira amavu n'amavuko y'uyu muryango mwiza. Murumva tuzamushyigikira? Ni bande biteguye guhagararana nawe nanjye ndimo? Imana imuhe umugisha, imbaraga n'amavuta nk'uko twarimo tubibabwira. Abashyitsi baturutse ku murenge ni karibu, turabishimiye, turabakiriye, tunezerewe n'uyu munsi tugiye gusoza iki gikorwa cy'aba banyeshuri bagenzi bacu bafashe igihe cyo kwiga. Rero nubwo mugeze aha mukererewe, ntabwo mukererewe, ni isaha nziza, muba muri gahunda nazo zitugirira umumaro. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo rero mbere y'uko tuza guha ijambo affaire sociale, Mama Nadia n'aba bakobwa bagende hanze bitegure, bafite biriya bintu bakoze, baze kwinjira mu karasisi babitwereka, abone uko atuganiriza, avuga ngo mbese ibi bintu koko bakoze bifite umurongo, bifite gahunda. Turabishimiye Mama Nadia, ni tante wanyu twabahaye, muramushaka, muramwishimiye. Murafata biriya bikoresho, hanyuma na tante arabashakira akaririmbo muza kwinjiramo nyine nk'abantu banezerewe, hanyuma kugira ngo tunezererwe umunsi wacu. Gende mwitegure.
mukicara n'umucyo kandi mukagenda neza. Ubwo rero muri aka kanya ndashimira abayobozi bari hano impande zitandukanye, abayobozi b'umurenge, ab'akagari, ab'umudugudu, abashinzwe igororamuco, tugashimira n'umuyobozi wa AERA Ministries, tugashimira na pasita wa AERA n'umusangiza w'amagambo wacu no kudufasha muri iki gikorwa, tugashimira n'abandi bose baje gufatanya natwe. Mu magambo make twizingiye mu magambo basabye ko mbereka nk'umuyobozi wigisha abanyeshuri ibyo twize mu magambo ahinnye. Amagambo ahinnye rero dutangiye, abanyeshuri bagiye gutangira haba hari ibice byinshi mu buryo bw'ubudozi. Babanza kwiga kwicara ku mashini, bamaze kumenya kwicara ku mashini biga kunyonga. Bamara kunyonga, buri mashini igira ibice byinshi, bakiga uko bashyiramo na kuruwa ibafasha kuba bayobora imashini, n'urushinge rubafasha kudoda. Ibyo byose aho tubivuyeho twiga kuyobora mu buryo buboneye. Ibyo tubirangije tujya mu gushushanya, twiga ibice bya droite, umwambaro twambara, ijipo ya droite ni umwambaro twambara uboneye buri umwe wese umanutse kuri taye. Iyo tumaze kuyiga, ubwo tuyiga gushushanya, tukiga no kuyikata. Iyo tuyiveho tujya ku ijipo imanutse kuri taye itaratse hasi, bayita samunene, nayo ni umwambaro udufasha. Iyo tuyivuyeho, ijipo ya samunene ni iyi ngiyi imanitse kuri taye ifite akavori hasi. Iyo tuyivuyeho tujya ku ijipo y'amapuri mubona hano, iyi bayita ijipo y'amapuri, amapuri manini. Iyo tuvuye ku ijipo y'amapuri tujya ku ijipo ya foronse, ariyo iyi ngiyi. Bamwe murabona ko bambaye amakanzu yabyo, bambaye iz'amapuri, bambaye n'izindi zitandukanye. Iyo tuzivuyeho tujya ku ijipo yitwa biye, jipo itaratse. Hari bamwe bambaye amakanzu yabyo, nayo murayibona. Iyo tuyivuyeho tujya ku ijipo ya elastique, ifite igisentire cy'amarasitike mu nda, nayo murayibona. Ibyo byose iyo tubivuyeho tuza ku mwenda witwa ikanzu. Ikanzu murayibona, hari bamwe bazambaye, nazo murimo murazibona za foronse. Ikanzu muri amajipo yose navuze ushobora gushyiraho igice ushaka cyose, icyahatandukanye ni hejuru, ariko hasi ushobora gushyiraho foronse, ushobora gushyiraho amapuri, ushobora gushyiraho biye bitewe n'ubwo numva mbishaka. Kimwe ko nshobora gushyiraho samunene cyangwa ashyiraho droite. Ubwo iyo tuyarangije tujya ku ishati y'amaboko magufi ya kigabo, nayo ngiyi hano turayifite y'amaboko magufi. Iyo tuyivuyeho tujya ku y'amaboko maremare, nazo zirahari hano za kigabo. Iyo tuzivuyeho tujya ku iminota mikeya kugira ngo abantu bari hano muhite mubakuramo amafaranga. Haleluya, haleluya. Mbere na mbere ndashima Imana yaturinze namwe ikabarinda kugira ngo uyu munsi nk'uyu nguyu Imana yaduteganyirije tuwuhurireho turi bazima, turayishimiye. Cya kabiri ndashimira umuryango wa AERA wadutekerejeho turi mu buzima bubi, twigunze, tubayeho nabi, ariko aho twari tugeze ubu ngubu turabashimiye uburyo tugezeho. Babigizemo uruhare rukomeye, imiryango itigeze idukorera, inshuti zitigeze zidukorera, ariko turabashimiye nk'abanyeshuri badufashije tukava mu buzima bubi. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma mu byo twize turanashimira tica watwigishije mu buswa bwacu cyangwa no mu buhanga, akatwihanganira, kuko twenshi turimo turi ababyeyi. Kwiga uri umubyeyi uzana umwana ni ibintu bigoye, no gufata biragoye cyane,
ariko turamushimiye ko yagiye atwihanganira muri byinshi, turamushimiye nawe. Twize rero ziriya modeli batubwiye, zimwe na zimwe turazizi neza, ntabwo wafatira ibintu rimwe rwose, naba mbeshyi, ariko ibyo tuzi natwe twabihamya. Nk'ikanzu nambaye nayidodera, ndetse n'umukiriya nayimudodera. Ndumva rero ntatinze, turabashimiye ibirenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Arakoze, yanaberewe kuba bashobora kudoda, bakaba bashobora no kwiyambika, nabyo ni intambwe ikomeye, ni intambwe nziza. Tubishimiye Imana, turashima Imana yabakuye mu buzima bubi, turashima Imana ko hari aho mugeze. Ni ukuri kandi turizera yuko n'imbere hazaza hazaba hameze neza. Reka rero nsabe umukuru w'umudugudu wa Virunga, niwe wari waduhagarariye hano nk'umuyobozi mu nzego bwite za leta, atwakirire affaires sociales ku murenge kugira ngo nawe agire icyo atuganiriza. Musangiza amagambo arakoze. Nkuko twatangiye tubivuga, mbabwira ko iki gikorwa ari minisitiri umuryango w'ivugabutumwa rihimbura imitima ukorera muri Virunga, murabizi, mu kagari ka Kibazo, umurenge wa Kacyiru. Yanabwiye ko abayobozi bacu ku rwego rw'umurenge ndetse n'akagari habaye impamvu zikomeye, harimo umunsi w'abageni n'ibindi bikorwa byabereye ku murenge, ariko mbabwira ko ibyo byose umuyobozi w'umurenge yavuze kuko byagenda kose batwohereza umuntu cyangwa baza kuduhagararira ku rwego rw'umurenge. Bakaba rero rwose bahageze, imirimo myinshi bari bafite, mwabaha amashyi menshi cyane. Nabavuye mu ishami cyangwa se mu cyiciro cy'imibereho myiza y'abaturage, ari nabo ari iki gikorwa turimo. Iki gikorwa turimo kiri mu nshingano zabo, baje bahagarariye umurenge, ariko noneho baje mu gikorwa nyirizina kibareba, kiri mu nshingano zabo z'umunsi ku wundi. Arakoze umuyobozi w'umudugudu wa Virunga, turayobora na buriya aranaducumbikiye hafi aho. Nagira ngo mbashimire rero kuri uyu munsi mwadutekerejeho nk'ubuyobozi bw'umurenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ngira ngo yababwiye ntabwo yabashije kuboneka, bari gusezeranya abageni saa 5 na saa 8 afite abandi. Ubwo rero abageni ubukwe bwubahwe na bose, si byo se? Turasanganywe rero jyewe, niyo mpamvu affaires sociales ritazanamvaho, kubera ndikoze imyaka myinshi hano muri Kacyiru, igiye kuzura 4. Ariko nk'uko mubizi mu nzego bwite za leta hagiye habonekamo imyanya bashyiramo abakozi uko ubushobozi bugenda buboneka. Natangiye mbabwira ko nshinzwe iterambere ry'umuryango no kurengera umwana, aba nabo barimo, ibyiciro byagiye bivugwa. Ariko muri sociale naho tugira ishami ry'imibereho myiza. Iyo tuvuze ishami ry'imibereho myiza riba rikubiyemo uburezi, ubuzima, isuku na ya nshingano yanjye. Akaba rero twazanye nk'umushyitsi nyine n'ubwa mbere yitabiriye ibirori, ariko akaba ari n'umuyobozi wacu muri iryo shami. Ijambo nyamukuru nagira ngo aba ari we nsaba aritubwire, kubera ko sociale ikubiyemo byinshi. Ngiye kuvugana kwikunda muri family promotion, ariko we yavugira byose. Murakoze, nagira musabe atubwire. Arakoze, ngira ngo yarabirangije, ahubwo twari bwakire umuyobozi wa ELA ubundi tukishima. Ndagira ngo rero wenda si ukwizimba mu magambo, murabona ko umurenge tubafite ku mutima, twaje twese, nta wasigaye uretse umuyobozi nyine wagize izindi nshingano wakagombye kuba ari hano, aratwohereza ngo tumuhagararire muri iki gikorwa. Ndagira ngo rero mu izina ry'umurenge wadutumye dufate umwanya wo gushimira cyane iyi Ministries EYARA yateguye iki gikorwa cyo gufata abana b'abakobwa bakabigisha uyu mwuga w'ubudozi mu rwego rwo kugira ngo nabo bagire icyo bigezaho. Tugira abafatanyabikorwa batandukanye mu murenge wacu wa Kacyiru, ariko aba ni bamwe muri abo
bajya badufasha cyane mu bijyanye no kwita ku mibereho myiza y'umuryango, kugira ngo impamvu ari nayo nyamukuru yatumye tuza twese, kuko bijyanye n'inshingano zacu kubungabunga umuryango ndetse no gufasha umuryango kuva hamwe ukagera ahandi heza. Tubakangurira kugira ngo babe bava mu cyiciro kimwe, abantu be kwiherana mu bwigunge ngo ntibafite ubushobozi ntibagize gute, ariko abantu bakura amaboko mu mifuka, bihangira imirimo, bakore, batanga akazi no kuri ba bandi. Ni byiza cyane ko twabonye ko hari abandi b'icyiciro cya mbere cyabanje, nubwo haje bake ariko ubutaha muzababwire baza ari benshi, noneho baduhe n'ubuhamya. Ese nyuma yo kwiga byabamariye iki? Ndetse munatumire n'abandi nabo baze batari aba barangije gusa, noneho tuzabigire binini, twagure, dutumire n'abandi baturage. Turabafite benshi bagikeneye kwiga imyuga, turabafite abandi bakivuga ngo ntabonye akazi nta mibereho, nyamara akazi umuntu arakishakira, sibyo? Sibyo abakobwa? Ukuntu mwaberewe, mumeze neza cyane kandi mubigizemo uruhare, sibyo? Nshimire cyane rero n'umwarimu wabitayeho. Urabona ko sinzi, ntago yatubwiye wenda igihe bamaze biga, ariko urabona ko utakemanga ko aba bantu rwose ni nta makemwa. Imyambaro bambaye niba barayidodeye yajyanwa muri magazi ikomeye cyane, yajyanwa muri magazi ikomeye. Dusabe rwose ko batangira babashakire n'amasoko, batangira babashakira amasoko. Ibintu biri hariya twabibonye, ni ibintu byiza cyane. Muri expo tunabatumira. Ubu ni byiza ko wenda mugenzi wanjye we yarasanzwe abazi, ariko simpamya ko yarazi ko ibi bintu bimeze gutya byiza mubifite, mubyibitseho. Ejo bundi uyu munsi harasozwa imurikabikorwa mu karere ka Gasabo. Tuba twaranabatwayeyo mukajya kumurika ibikorwa byanyu, ko mufite ibintu byiza ubona mwadoze kuko atari iby'abaswa, ni iby'abahanga. Ndagira ngo rero mbashimire, shimire Eyara, shimire mwarimu wanyu, shimire n'aba bakobwa. Ntabwo yatubwiye ngo batangiye bangana gute, hashoje bangahe, kuko tujya tubona ko hari igihe batangira ari benshi bagasoza ari bake, ariko ngira ngo ahari ibyo byose izo detaye muraza kuziduha, uko batangiye bangana, bashoje bangana gute. Byaba byiza byo kwishimira uko batangiye ari nako bashoje. Icyo gihe biba bitwereka ko hari umusaruro mwiza tubatezeho. Hanyuma rero wenda ngaruke kuri aba banyeshuri gato, namwe mwagize amahirwe. Simpamya yuko ari mwe mwenyine mwari mubikeneye, hari benshi bari babikeneye, ariko muba muri bamwe muri abo banyamahirwe bake batoranijwe. Nahoze mbaza imibare y'aba bantu baramwira ngo ni 11. Gufata abantu 11 ukabigisha umunsi ku munsi mu gihe ntazi bari buze kutubwira, ndetse mugahabwa n'ibikoresho, ni ikintu cyo kwishimira. Aba bantu ntimwabashimira? Murakoze cyane. Nubwo byari muri misiyo zanyu, ariko ni ikintu cyo kubashimira cyane, kuko si bose bagira uwo mutima. Hari n'abo tujya tubona babikora bakabicikirizamo hagati bitageze ku musozo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kacyiru kuba bahaye agaciro iki gikorwa cyacu kuri uno munsi wacu, iyi association évangélique pour la restauration des âmes, ni ukuvuga ngo ivugabutumwa rigendeye mu mirimo. Muri uyu munsi rero duteraniye aha ngaha, natwe tuba dukeneye guhembuka ku buryo bw'umwuka. Umuyobozi wa Eyara araza kutwakirira umushyitsi inyuma, ariko aka kanya reka natwe duhembuke, reka duhembuke mu buryo bw'umwuka. Nkaba ngiye kurarika Pastor Fanny batugezeho ijambo ry'Imana, natwe tugira icyo dutahana. Kano kagikora igice ugasa n'upfunyikiye umuntu amazi, ntacyo byaba bimaze, bitwa no kubireka. Ariko iyo wiyemeje ikintu ugomba kukivamo. Umuyobozi yatubwiye ati hari n'ababikora bakabivamo. Hari ababikora nyine kuko uwo mutima mbese ashaka nko kuba yashushanya abantu, ariko twebwe icyo dukora nk'umuhamagara Imana iba yaduhaye, tugomba gukora ikintu tukakigeraho, tukavuga ngo ikivi turacyushije, tugahamagara n'abayobozi bakaza bakabihesha umugisha.
amena. Dore iki minisiteri yacu n'iriya, ubuyobozi buratuzi, dufite icyangombwa cya RGB, dufite na journal officiel n'igazeti ya leta twavuyemo. Ntabwo rero turi abantu b'inzerezi, turi abantu bakora ibintu tuzi kandi dufitiye ububasha n'ubushobozi. Imana duhana umugisha. Reka rero n'ubundi mu kanya mpamagare abayobozi bacu b'umurenge n'uhagarariye umudugudu n'akagari ndetse n'umuyobozi mukuru uri buze kuduha ijambo nyirizina nk'ufite inshingano n'iki gikorwa. Kigo ngororamuco National Rehabilitation, turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye ubuyobozi bukuru, araza kuduha ijambo. Ndagira ngo mbabwire ko dufitanye partnership, tukorana uyu murimo. Usibye mwebwe, dufite n'ikindi cyiciro cy'abana b'abahungu abavuye Iwawa, rimwe na rimwe tukabakoresha ibiterane kugira ngo twumve koko wa murongo leta yabahaye, noneho dushyiremo n'ijambo ry'Imana, twumve koko izo ndangagaciro na kirazira babahaye, noneho tubakubitiremo n'ijambo ry'Imana, bazamuke ari abasore beza bubaha igihugu kandi babereye n'itorero, bakazavamo n'abapasiteri b'ejo bazaza. Namwe muzavamo abapasiterikazi nk'uko natwe turi bo. Amena. Mwamaze gufata umurongo mwiza, ijambo ry'Imana ryamaze kubacengera, hanyuma mugakurikiraho muba abaturage beza. Turi kumwe rero n'ubihagarariye, mu kanya araduha ijambo risoza, ariko reka noneho basabe bahaguruke tugende tubaha amasertifika yanyu dukurikije uko twagiye tubipanga. Reka nsabe ba mwarimu babigize, abarimu mwababonye, dufite Agnes nahaguruke, akaba ari n'umwe mu bayobozi ba ERA. Turi kumwe na Ana, nawe niwe buri munsi uba ari hafi. Tugiye kuzibaha mu kanya, nimumara kuzifata turaza kubakubitiraho na kashi. Reka duhaguruke tubwire abayobozi muze babakora mu ntoki. Nzajya mbahamagara, hanyuma mpereze umuyobozi muze mubakore mu ntoki babashimire. Turahamagara uwitwa Ngabire. Ngabire. Turahamagara Dukuze Jeanne. Turahamaraga Watamuriza Jacqueline aze affaire sociale ayimuhereze. Turahamagara Uwabimfura Jose aze, umuyobozi w'umurenge nawe ayimuhereze. Yego. Turahamagara Akanjuma Elizabeth aze nyimuhereze. Turahamagara Nyirahabimana Francine aze Pastor Fana yimuhereze. Turahamagara Umuhire Valentine aze, umuyobozi wa gahunda yimuhereze Maître Angelique.
turahamagara Murekatete Charlotte aze Dr. Pastor Leokadi ayimuhereze. Turahamagara Kamukiza Grace aze Mama Divine ayimuhereze, umukozi w'Imana. Turahamagara Niyomukiza Joyeuse aze Agnes ayimuhereze tante. Turahamagara Uwamahoro Diane aze n'ubundi umuyobozi wa National Rehabilitation nawe ayimuhereze. Duhereze Imana amashyi menshi. Rero nk'uko mwatubajije tugira imashini esheshatu, icyiciro kimwe cyicaraho batandatu bakiga mu gitondo bakigishwa n'umwe muri bariya barimu, abandi nimugoroba bakigishwa n'uyu nguyu wundi, noneho bose hamwe bakaba abayobozi wacu w'ikigo ngororamuco National Rehabilitation twamugeneye aka ni kamwe mu bikapu byacu ntabwo twakamuritse kugira ngo nyine tubatere amatsiko. Ubu rero nawe twakamugeneye kugira ngo ajye atwaramo laptop agiye ku kazi. Amashyi kansabe abayobozi banyegere tukamuhereze. Mama Letitsi tumuhereze. Wacu Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge nawe nk'umuyobozi uduhagarariye, reka mugenzi wacu na aze nawe hari impamvu z'akazi bari bamuhamagayemo, reka nawe tuyimushyikirize. Ari kwitaba telefone ariko naza kuza turabisubiramo. Amen. Kugira ngo ifoto izagaragare. Nawe Imana imugishe. Turabashimiye abayobozi ko mwabanye natwe, turabashimira ko mwaduhaye agaciro. Imana ibagire neza. Reka rero abanyeshuri baze hano n'amasertifika yabo bahagarara imbere. Ndumva abasore bakugezayo iyi meza bagahagarara hano imbere kugira ngo tubashe gufata ifoto y'urwibutso. Ni byiza tumeza abantu bicaye bicare n'ubundi, hanyuma ahubwo bahagarara inyuma yabo na certificate. Mwicare kandi muhagarare. Abarimu nabo bazi iruhande rwabo.
murakoze rero noneho twaba dusirimba batuzana ikintu cyo kunywa. nitwa Wanyijya muri Chantal, ndi umupasiteri, n'igihe nyobora umuryango witwa Ayira Ministries, ni umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. N'igihe rero nshinzwe iki gikorwa cy'iri shuri ryarangije kudoda ku nshuro ya kabiri. Abambere bararangije umwaka ushize, aba nabo ni abandi. Mwatubwira umubare w'abanyeshuri basoje uyu munsi? Uyu munsi hashoje abanyeshuri 11, bari 12, ubwo abo ngabo nibo babashije kurangiza. Ese uyu mushinga iyo uri wajemo umara igihe kingana iki? Tuvuge nka classe imara igihe kingana iki? Tubahugura amezi 9. Umuntu ashaka kuwuzamo ni gute yabagana? Ni ukuvuga ngo twebwe umuryango wa Ayira Ministry, nk'uko navuga ngo ni umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima, tubwiriza abakobwa cyane cyane ufite nk'uko mwumva guhembura imitima. Ni ukuvuga tubwiriza abakobwa, tubabwiriza ubutumwa bwiza. Hari abana bataragize amahirwe yo gukomeza kwiga, baratwaye inda zidateganijwe, abagiye mu biyobyabwenge, abacuruza ku butaro, ibintu nk'ibyo. Noneho umuntu akagenda ababwiriza ubutumwa bwiza, noneho bakavuga bati se ko nubwo bimeze gutyo twumva koko twaza mu Mana, ariko ukumva wanabaremera, bati twabigenza gute noneho nawe ukabaremera. Noneho nagize Imana mbona umwe mu bantu wari urimo abafasha ampereza izo mashini 6, ni ukuvuga mu gitondo higa 6 na nimugoroba higa abandi 6, bose hamwe bakaba 12. Ubwo rero iyo tugize Imana hari abo imibereho ikubita bagasubira inyuma cyangwa bikabananira, ariko nk'uko mu ishuri bigenda, hari abakomeza abandi bagasubira inyuma, ariko turashima Imana ko tutabura nibura nk'abagera ku 8 cyangwa 10 barangiza. Ubwo rero tubahugura mw'ayo mezi barangiza, tukabona ko ashobora kuba yajya ahantu nawe akaba yashyira nk'imashini ku isoko, akaba yajya yareba abandi babimenyereye bakagenda bakamufasha akiga izindi modeli zose. Ni ukuvuga tubigisha iby'ibanze, imyenda, amakanzu, amakabutura, amashati, ibikapu. Noneho ubwo ofirame ziriko bagenda biga, bigatuma bagira experience yo kuba bakora n'ibindi. N'izihe mbogamizi muhura nazo mu gihe muri gufasha abana b'abakobwa baturutse ku mihanda cyangwa ahandi? Imbogamizi duhura nabyo, urumva ntabwo ari abantu benshi bagira uwo mutima. N'ushatse kuvuga uti wamfashe tugakora icyo gikorwa, aravuga ati gutya, akaba yanagira ngo hari izindi nyungu bifitemo, akaba yagira ngo ufite n'abaterankunga runaka, wamubwira ukabona mbese bose barabitera utwatsi. Ariko hamwe n'Imana, kuko ntabwo iki gikorwa wagikora Imana itaguhamagaye, wacikirizamo hagati, ariko hamwe n'Imana igenda igufasha tukabigeraho. Imbogamizi rero niyo kubona nk'ibikoresho, kuba yarangiza nk'uku nguku ukaba wamuha nk'iyo mashini kugira ngo agende ajya ahandi atagombye kugira nawe yihangire bushyashya, atagombye gufatanya n'abandi cyangwa kujya gusaba ahandi akazi. Ni iki mwifuza ko leta y'u Rwanda yabafasha mu rwego rwo guteza imbere umushinga wanyu? Ikintu twifuza ko leta y'u Rwanda yadufasha ni uko yadufasha tukabona izo mashini, tukaba twabakorera nka koperative ahantu bakajyamo, noneho tukajya dushaka ibiraka abantu hari amashuri abashakeneye iniforume, noneho bakaba bajya aho ngaho bakishyira hamwe bakagera ku bikorwa byabateza imbere en general. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Na ikindi nakongeraho nuko n'undi wese ufite umutima w'impuhwe, ibi ntabwo bireba jyewe jyenyine, ntabwo bireba wowe gusa, ahubwo birareba twese. Ni igikorwa cy'Abanyarwanda, ni igikorwa cyo kugira ngo akenshi aba badamu, aba baba babyaye abana, iyo bamaze kubura icyo babatungisha, nibo babana dusanga babaye abamarine, babaye amayibobo, bashikuza ibikapu. Ariko iyo agize gutya akaba yihangiye uwo murimo, nibura bituma nawe abasha gufata abo bana akabishyura minerval. Mubonye ko abenshi bakora mu ngo batwaye inda, mbese ugasanga icyo gikorwa twese tugishyize hamwe cyafasha leta yacu, tugafasha Abanyarwanda, tugateza imbere igihugu cyacu, iterambere rikiyongera. Imana iduhane umugisha.
ndararikira abanyarwanda bose kugira ngo dufatanye gushyigikira leta yacu duteza imbere abana bacu, kuko murabona kenshi turakuze turabyina tuvamo, kandi abo bana bagiye kuba ba mayibobo nibejo bazaba bari abayobozi. Ese uyu mwana natabona ikimutunga azayobora gute igihugu ejo hazaza? Imana iduhane umugisha. Mwatangira mutwibwira? Amazina yanjye ni Umuhire Valentine. None se hano mwatubwira ibintu mwabigishije? Hano muri Ayora Ministries twaje turi abantu nyine bari aho nta terambere ntaki, baradufasha batwigisha umwuga wo kudoda, muraza kubona neza ibyo twagiye tudoda, twarize neza nta kibazo. Mwatubwira mbere umurimo mwakoraga n'uwari uwuhe? Nari umunyeshuri baza kuntera inda, nta kindi. Batubwira kuva igihe watangiye uza hano ni nk'iki byagufashije wewe mu buzima bwawe? First of all harimo kuva mu bwigunge, ubona abandi mukajya muganira. Iyo uri wenyine wumva ko ari wowe ufite ibibazo gusa. Rero byaramfashije, ubuzima bwarahindutse, nta kibazo. Nka nyuma yaho, nyuma musoje ayo masomo, ni iki bigiye noneho kugufasha? Ubu ngubu ngiye kubakirana, ubu ngiye gukora shop, ngura amamashini, ni Vava designer, nta bindi. Iyi kanzu wambaye niwe wayidodeye? Yabuze kudoda? Muzaduhe ibirara. Murakoze cyane. Kwibwira? Banyita Uwabimfura Zibijose. Ese hano ni nk'ibiki bakwigishije ugiye gusohokana hanze nyine ukagira ikintu bikumarira? Uyu mushinga wera waradufashije cyane, watwigishije umwuga ujyanye n'ubudozi, byaramfashije. Urabona ko nsigaye nambara n'akenda kadoze kameze neza, twarayonye twaje tutangira kuri zeru, ariko ubu ngubu turashimira uyu mushinga ko watwunguye ubwenge. Dusigaye twambaye neza, turasa neza, twasaga nk'imbobo mu muhanda twirirwa twikoreye agataro dushaka ubuzima byaducanze, ariko ubu urabona ko dusa neza nta kibazo. Wagiriye iyihe nama abakobwa bumva ko ntabwo yajya kwiga ibintu by'ubudozi, yashaka wenda akajya mu buzunguzayi agashaka ikindi kintu akora? Ni nk'iyihe nama wamugira? Namugira inama y'uko yabona akamashini akajya kudoda, akajya ashaka ukuntu yabona ibiraka, akareba ukuntu yabona amafaranga akiteza imbere, kuko umushinga wo kudoda ni umushinga mwiza cyane, ugira amafaranga, utuma ugira isuku, ugasabana n'abantu, kandi wunguka byinshi. Nawe wagira inama bagenzi bawe bataraza muri uyu mushinga. Ni nk'izihe mbogamizi mwagiye muhura nazo muri uyu mushinga wanyu? Nta mbogamizi, kubera ko imbogamizi impamvu tuvuga ko ntazo, twahamenyeye byinshi, ahubwo twahungukiye byinshi, tuhungukira no kumenya ijambo ry'Imana, bikaturema agatima tukagira icyizere cy'uko na nyuma y'ubu buzima tuzabona ubundi buzima bwiza. N'icyumva leta y'u Rwanda yabafasha mu rwego rwo guteza imbere umushinga mufite? Icyo twifuza ko leta y'u Rwanda yaduteza imbere ni nko kubona amamashini, kuko ubushobozi ari bukeya. Murakoze. Mwatangira mutwibwira? Ku mazina yanjye nitwa Nyirahabimana Francine. Njyewe nari umwana w'ipfubyi, mbayeho ku buzima bugoye, papa akimara gupfa, kuko n'ubundi ntabwo muzi, mama turera turi abana 6, ubuzima buratugora, naho nanjye nkuriye nanjye ubuzima burangora, njya ku ishuri nshikiriza amashuri, umushinga wa Era uraza uramfata unshyira mu buzima bwiza. Uko naregendaga mfite ubwigunge, bana n'abandi nkabona bibayeho nabi, kugira ngo mbone amaramuko nkabanza kujya gushakisha hirya no hino. Rero umushinga wa Era uraza uramfata unshyira mu bandi bana, mu bandi bantu bagiye bahura n'ibibazo, nanjye baramfata njya kudoda. Ubu ngubu ndabishoboye, umva mu buzima bwo hanze ndagerageza
ngiye kugenda ngerageze mbone nibesheho niteze imbere neza imbere n'ababyeyi banjye murakoze murakoze mwatangira mutwibwira murakoze amazina yanjye niyo mukiza joyeze nkaba nigaga hano muri iki kigo cya era twatangiye twiga turi abanyeshuri kwiga imyuga wo kudoda tugiye kugenda twiteza imbere nk'ubu nkanjye nari mfite ubumuga bw'ingingo abanyeshuri bakajya banserereza nkumva noneho bindangireho nkumva ngiye mu bwigunge nkumva nta cyizere nifitiye ikigo cya era kiraza kiradufata kiradufasha kimaze kudufasha batwigisha kudoda ubu tugiye kugenda twiteza imbere duteze imbere igihugu ababyeyi bacu turangiza tubifatanye no gusenga dushimira n'Imana yabitugejeje. wagira ihe nama abakobwa bumva bakitinya batashobora wenda kudoda cyangwa bumva igihe cyabajyanye ni ihe nama wabagira? Inama nabagira nk'umukobwa mugenzi wabo ni ukwitinyuka bakiteza imbere bakava mu ngeso mbi z'ubusambanyi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge bakiteza imbere bakarangamira iterambere ryabo kuko nabo barashoboye barangiza bakitinyuka bagateza imbere igihugu ndetse n'imiryango yabo. Mbere y'uko uza hano ni akahe kazi wakoraga? Akazi nakoraga njye navomeraga abakire niko kazi nakoraga. Umushinga wa era uraza uradufata nk'abana b'abakobwa uratujyana uratwishyurira imyuga turiga ubu turasoje. Ubu ngubu ibyo batwigishije tugiye kubikoresha twiteza imbere nk'abari b'u Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ni Batamiriza Jacqueline. Ese mbere y'uko uza muri uyu mushinga ni akahe kazi wakoraga? Ni akazi ko mu rugo nakoraga. Ni nk'iki ukuyemo aha ngaha bigiye kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi nyuma nyine y'aya masomo? Nyuma y'aya masomo ngiye kwiteza imbere kuko nahakuye ibintu byinshi cyane nahamenyeye byinshi cyane. Nindamuka ngiye mu buzima bwo hanze nzabasha kwifasha kuko mbere nta kintu nakoraga usibye akazi ko mu rugo. Nari ndi umunyeshuri natewe inda niga mu mwaka 6 segonderi biranga kurera umwana birananira njya mu buzima bwanze buranga burananira naramenyeye ubuzima bwo mu ishuri birananira njya mu kazi ko mu rugo aho namenyeye na era banyigisha kudoda ni kimwe cyose ndabimenya. Ubu ngubu ngiye kwiteza imbere mbashe no kurera n'umwana wanjye nta kibazo mfite. Batwigisha no gusenga buri kimwe cyose turashoboye. Hari abakobwa baterwa inda akumva ubuzima bwe burarangiye nta kindi ni ibyo ngibyo. Ni nk'iyo nama wababwira wowe byakubayeho ukabisohokamo ni iyo nama wabagira? Nanjye nari nzi ko bikomeye cyane ko nta kintu nzigeza ariko nasanze ari byo twibwira. Abantu bose bazi ko nta kintu bashobora barashoboye. Ntibakagiye bagira ubwoba bakagira ubwoba bw'uko bavuga ko ntacyo bashoboye barashoboye. Hari ibintu byinshi bakora bakiteza imbere bashaka ukuntu bakwiga imyuga cyangwa bagashaka ikindi kintu bakora nko gucuruza. Barashoboye barashoboye. Murakoze. Reka dukomeze tubasuhuza mwese mwarimo kuri iki kino gikorwa cyaberaga hano mu murenge wa Kacyiru cyateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta bita AERA. Ni umuryango ufasha abatishoboye by'umwihariko abantu bagiye bahura n'ibibazo byo kubyarira mu rugo, abari bari ku buzima bwo ku muhanda babaremera
imirimo itandukanye ibasha kubateza imbere. Bari bari gusoza n'icyiciro cy'amashuri bari bari kwiga y'ubudozi. Tugize umugisha turi kumwe n'umuyobozi mu rwego rw'umurenge wa Kacyiru wari uri hano muri iki gikorwa. Reka tumusuhuze. muraho neza. Yego turabishimiye cyane. Murakoze. Ku bantu bakurikiye kino gikorwa muri aka kanya cyari kirimo kibera hano mu rwego wenda rw'umurenge mu cyakiriye ute, hari izi expectations? Murakoze. Iki gikorwa cyari kiri kubera hano cy'umufatanyabikorwa wacu mu murenge wa Kacyiru cyitwa umufatanyabikorwa witwa EALA. Badufashije kwigisha abana b'abakobwa babyaye imburagihe batari bafite imibereho mu by'ukuri. Badufashije kubigisha imyuga, by'umwihariko umwuga w'ubudozi. Ni igikorwa rero gisojwe nyuma y'amezi 9 bigishwa. Ubu ngubu bakaba bishimira ko barangije guhabwa aya masomo bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize. Tubifata rero nk'aho ari igikorwa cy'ingirakamaro kuko babonye nabi cyo gukora. Bagiye kuva mu ngo zabo byibura babonye imibereho izabatunga. Nizereze ziba zitegerejwe mu gihe twagira umugisha wo kubyara imiryango myinshi nk'iyi. Murakoze. Rezilita zitegerejwe nuko mu by'ukuri abashomeri baragabanuka, ndetse noneho usibye no kuba bahawe umwuga cyangwa se bigishijwe umwuga, habaho n'andi masomo atandukanye bigishijwe, ku buryo duhamya yuko kubaba hafi mu gihe twaba dufite abafatanyabikorwa benshi bakora nk'ibingibi twagabanya ubushomeri ndetse no kubasha kwitaho kuri ba bana bagize ibibazo byo kuva mu ishuri imburagihe batayarangije. Dutanga ubutumwa ku bagenerwabikorwa baba bari hano n'abandi bari kutureba. Hari abana bari ku muhanda b'abakobwa, abamama n'abandi batandukanye ubu bashobora kugira umugisha wo kureba iki kiganiro turi kuganira n'umuyobozi kandi akaba n'umubyeyi. Ni ubuhe butumwa bo twabagenera cyane cyane abataratera intambwe nk'iyabo bateye? Murakoze. Ubutumwa twagenera cyane abana b'abakobwa no bwo kugira indangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse no kwita cyane kuri kirazira. Ikindi wenda n'ikindi twababwira, n'igihe byabaye ntabwo ari byacitse, nibegera ubuyobozi ndetse dufatanyije n'abafatanyabikorwa tubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Ntabwo ari ukwigunga kuba bahuye n'ibibazo nk'ibyo, ntabwo ari ukwigunga. Ubuzima burakomeza, bagahobera amahirwe mu buzima, bagatera imbere, bagakora, bagatanga n'akazi. Cyane ko twabonye ko icyiciro cya mbere harimo abarangije kandi bashoboye kuba bafite aho bageze. Ku kantu ko guhobera amahirwe gasona neza cyane. Yego. Nibaze bahobera amahirwe yabo atarabacika. Yego, birashoboka byose. Murakoze cyane. Murakoze namwe.